Ibihe byiza ko dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ibyo umuntu wese yakagombye kurya igihe cyose ari kumva atameze neza. Turabizi ko hari umuntu aca mu bihe bitandukanye aho ushobora kumva uri kuribwa umutwe cyane, uri kuribwa mu nda n'ibindi byinshi turaza kubona aha ngaha. Ariko ikibabaje ni uko usanga uri kuribwa mu mutwe, uri kuribwa mu nda, wabuze ibitotsi n'ibindi, ntumenye ibyo ugomba kurya kugira ibyo bibazo ufite, uko kubangamirwa ufite aho ngaho bibashe gukemuka. Niyo mpamvu tugiye kubibona muri iyi video. Icya mbere rero, igihe cyose uri kuribwa umutwe ugomba kurya imineke. Imineke ikungahayemo tryptophane, ibamo magnesium, ibamo potassium. Ibi byose rero bifasha umubiri wawe gukora neza, ariko nanone ugomba kwibuka ko umuntu uri kuribwa umutwe akenshi bishobora kuba biterwa n'uko afite amazi make. Niyo mpamvu usibye iriya mineke, cyane cyane imineke tugiye kwibandaho cyane hano ni twa tuneke duto duto bita ngo ni utuneke twa kamara. Turiya tuneke tuba dukungahayemo tryptophane, ariko nanone ugomba kumenya ko haba harimo n'isukari nziza. Ibi ngibi byose rero ushobora kunywa ibikombe 2 by'amazi ukarya utwo tuneke ako kanya, nimba ari umutwe waterwaga n'amazi make mu mubiri, nimba ari umutwe waterwaga n'isukari nkeya, ibi byose iyi magnesium, potassium, tryptophane na turiya dusukari tuba turi muri iyo mineke tukagufasha umutwe wawe ukoroha cyangwa ugakira. Icya kabiri rero, igihe ubangamiwe no kugugara ukaba unanirwa kwituma, hari umuntu ushobora kumara iminsi 2-3 atituma neza, igihe cyose agiye kwituma akituma umwanda ukomeye cyane umeze nk'amabuye. Muri iki gihe rero umuntu ntabwo amenya icyo agomba gukora, kandi ibyo gukora biroroshye cyane. Uzafate igikombe kimwe, igikombe kimwe cya yawurute, igikombe cya yawurute ukivange n'umuneke, ukivange na pome, ukore amata, ukore smoothie y'ibyo. Pome imwe, umuneke umwe n'igikombe cya yawurute, hanyuma ukore smooth maze uyinywe. Ibi ngibi bizagufasha. Mu muneke habamo pectine, habamo magnesium, habamo n'amafibre atuma amara yawe akora neza. Hanyuma muri iyo pome nayo habamo pectine, habamo n'amazi, hanyuma ukongeraho ayo mata y'ikivuguto cyangwa iyo yawurute ibirimo twa dukoko dufasha udukoko two mu mara yawe gukora neza. Ibi ngibi bikaba byatuma ibibazo byawe byo kwituma impatwe birangira, constipation igakira. Ariko aha ngaho kwibuka ko ugomba kunywa n'amazi ahagije. Ibi ni ibya kabiri. Cya gatatu, igihe cyose uri kuribwa mu muhogo. Uri kuribwa mu muhogo ngo ni amahangine. Akenshi biba ari angine nyine zisanzwe ziterwa n'utuvirusi, kandi ibi ngibi akenshi usanga abantu bajya kwirirwa mu mafarumasi ngo babahe imiti, kandi hari uburyo ashobora kubyikorera mu rugo bikarangira. Icyo ukora ni iki: fata ikiyiko kimwe cy'ubuki, ufate tungurusumu 2, ufate n'igitunguru cya onyo, hanyuma ubishyire muri blender. Ushatse washyiramo utuzi tw'akazuyazi duke, hanyuma unywe. Nunywa urabizi ko mu buki bw'umwimerere haba harimo ibinyabutabire byica mikrobe, byica amavirusi. Muri iyo tungurusumu habamo alicine, vitamine C n'ibindi byica ayo mamikrobe. Mu gitunguru cya onyo habamo quercétine. Ibi byose rero bifasha umubiri wawe gukora neza, bigafasha kwica za mikrobe n'amavirusi ari kugutera uko kuribwa mu muhogo. Ibibazo bikarangira utagiye kwa muganga ngo ugiye gufata imiti, ngo ugiye muri farumasi utangira kunywa imiti, akenshi ishobora kuba yakugiraho ingaruka. Ikindi, ku bakobwa cyangwa abantu bose bagira imisatsi ikomeye cyane ku buryo usokoza gake ugasanga igisokozo cyuzuyemo imisatsi yawe, ibintu biba byoroshye. Uzafate avoka yawe, ufate avoka uyivange n'igitunguru cya onyo, hanyuma ukore ikimeze nk'igikoma, hanyuma usige muri ya misatsi yawe, hanyuma ujye usokoza urebe kuri rwa ruhu rwo mu musatsi usigeho. Ibi ngibi bizatuma ibyo bibazo ya mizi y'imisatsi yawe yoroha, maze ibone ya vitamine D, quercétine, soufre, byose biba biri muri ibyo binyabutabire n'ibyo bintu uba wavanze, maze imisatsi yawe imere neza cyane. Usibye ibi ngibi, ni umuntu ugira ibibazo by'amenyo, kuribwa amenyo cyane. Igihe cyose uri kuribwa amenyo rero, wakagombye kumenya ko ugomba guhekenya clou de girofle. Clou de girofle igira propriété antiseptique, ariko igabanya n'uburibwe. Rero igihe cyose uzaba uri kumva amenyo ari kukurya, jya uhekenya clou de girofle,
izagufasha, uburibwe buzahita burangira mu gihe utegereje kujya kwa muganga, kuko ubwo buribwe bushobora guterwa n'uko iryinyo ryawe ryacukutse cyangwa hari mikorobe zirimo. Rero kurya iyo clou de girofle ni ukugufasha kugira uburibwe bugabanuke mu gihe utegereje kujya kwa muganga. Turabizi ko umuntu wigeze kuribwa n'iryinyo niyo ubuzi uburyo ubwo buribwe buba bukomeye cyane. Ikindi ugomba kumenya rero ni igihe uri kumva udafite imbaraga. Hari igihe nyine wumva wacitse intege, nta gatege ufite, ukumva buri kanya wasinzira, jya urya amaronji. Amaronji arafasha cyane, aba arimo isukari, aba arimo amazi ahagije, n'uyarya bizagufasha. Ariko nimba uzi ko urwara igifu, ugomba kwirinda kurya amaronji menshi. Ibi ngibi ndumva abantu bose babizi. Ariko igihe rero wahuye n'ikibazo cyo gusinzira, wabuze ibitotsi, wagiye mu buriri wabuze ibitotsi, ubigenza ute? Nk'uko mpora mbibabwira, ugomba kuzimya amatara, ugomba kwirinda kureba telefone. Ariko iyo ibi byose byanze, ushobora gufata urubuto bita kiwi. Uraruzi? Ni urubuto bita kiwi, imineke n'amata. Amata y'inshyushyu nta kibazo, aba akungahayemo tryptophane, imineke irimo tryptophane, kiwi ibamo serotonin. Ibi byose iyo bikoze hamwe ukabirya, bituma ubwonko bwawe bujya muri pause maze ugasinzira, bya bitotsi wari wabuze ugahita ubibona. Ikindi, igihe cyose uri kumva mu nda hawe hagugaye, buri kanya uri gusura, buri kanya jya unywa yawurute. Yawurute irimo udukoko dufasha twa dukoko two mu mara yawe gukora neza, bikaba byakurinda iyo misuzi n'ibindi. Ariko ahangaha iyo gihe udafite yawurute, ushobora gufata tangawizi. Ufate tangawizi uvange na tungurusumu, hanyuma ukore icyayi cy'ibyo bibiri, cyangwa ufate icyayi cya tangawizi n'inanasi, inanasi idahiye neza, cyangwa ufate wa muzi w'imbere mu nanasi. Urabona inanasi uko bimeze, rwa rundi rukomeye rwo hagati, urufate ushyire muri blender, ukore ji maze unywe. Ako kanya uzahita wumva ibyo bintu by'imisuzi, kumva ugagaye mu nda bikiza. Ikindi ugomba kumenya ni igihe cyose ugira ibibazo byo guhora wibagirwa. Nimba ukunda kugira ibibazo byo kwibagirwa, jya wibuka ujye urya blueberries. Blueberries cyangwa myrtille ni izi nkeri zimeze kuri uzazirye, zizagufasha gutangira ubwonko bwawe bukore neza. Ariko nk'uko ushobora gufata beterave, beterave ukayivanga n'iyo blueberries, ugakora ji yayo, maze ibibazo ubwonko bwawe bugatangira gukora neza. Igihe cyose ufite stress, uri kumva ufite umunaniro ushakariye mu mutwe, jya wibuka kunywa te vert cyangwa green tea, izagufasha cyane. Ikindi, igihe cyose uri kumva ufite inyota kandi udashaka kunywa amazi, urya concombre cyangwa urye watermelon. Concombre, watermelon bizagufasha cyane, biba birimo potassium nyinshi, amazi menshi. Ariko ikirushijeho ni uko muri watermelon habamo citrulline, habamo agasukari. Ibi byose byagufasha ukumva amazi aragarutse mu mubiri, ibintu bikagenda neza. Ariko nanone igihe ukunda kuribwa ahantu hose, kuribwa mu ngingo, kuribwa umugongo, kuribwa hehe, jya wibanda kurya inanasi na karoti. Ariko nanone ushobora kurya inanasi, karoti, nk'uko ushobora kuvanga inanasi na tangawizi, nk'uko ushobora kurya inanasi na turmeric cyangwa turmeric bayitanga iki? Turmeric ibona kuri iyi shusho. Ibi ngibi bizagufasha kuribwa mu mugongo, kuribwa umutwe, kuribwa ingingo zose, bizahita bikemuka. Nizere ko ibyo nakubwiye aha ngaha bizagufasha igihe cyose uzaba uhuye na kimwe mu bibazo navuze. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, ukande kuri like, nawe utaha. Bye bye.